ati wowe ati nanjye ntuye hariya mu Kadahokwa, ati utuye mu Kadahokwa, ati n'ukuntu hari babyara banjye nakundaga, ati cyangwa nawe uri mubyara wanjye wo mu Kadahokwa. Undi ati ntabwo mbizi. Ubwo umusore yikatse ahantu azana urwagwa baranyweye na wa mukecuru ngo baganire ibyo mu Kadahokwa. Ubwo ngubwo baranyweye barangije, umukecuru arishima, umukecuru akunda wa musore, umusore nawe aramukunda, bahuza ikiganiro. Ese Tereza rero reka nkubaze, Tereza reka nkubaze, waje muri Kigali ibiki byose nta mugabo wari ufite, ubu nta nubwo yigeze byibuze ureka no kuragara ngo ureka kugira iki, byibuze ushake n'umugabo? Ni iki kintu cyakurakaje cyatumye utanashaka n'umugabo byibuze muri no Kigali abagabo baba bahari? Ni igiki rwose? Rero Tereza narasuzuguraga kandi nkumva nta gitekerezo cyo gushaka umugabo wo kugira. Nari nkiri mutoya nari kubyara abandi bana, narabanje ngewe ndagenda ndifungisha, ndangije kuko nta mwanya nari mfite wo kubyara, abo nabyaye bari bampagije, abana 5 ni umuryango munini. Njye rero nkumva nta byishimo mfite kubera agahinda nari mfite ku mutima wanjye. Nahuye n'intambara irankomeretsa cyane, noneho mpfusha n'umugabo nkiri mutoya, we yarashaje njyewe nkiri mutoya. Numva abagabo ndabahuzwe, numva nta n'uwo nkeneye neza neza, niberaho gutyo nsenga Imana nyiha umutima wanjye wose, numva yuko nta wundi mugabo nkeneye, ntawe nigeze nshaka, nta n'uwo nigeze ntegereza. Nigumiye aho nsenga Imana, nyishimira ko ikomeza kunkomeza ikazandinda abandi bagabo bo kugira ngo nzabyara abandi bana batabidimwe nabo nari nabyaye cyane rwose. Yarabifashijemo imbaraga rero ibyo mbivamo. Ubu ngubu neza neza urifata uravuga ati ngiye nta mugabo ugomba kunzana ubwiza imbere ngo ni mwiza ngo ibiki, ngaraza kumbwira ngo dukundane ngo tubane, urabyihorera byose abantu bose ukajya ubareba ukitekerereza umugabo wawe gusa to, ku buryo nta n'ikintu cyagushimishije byibuze neza neza ngo uvuga ati uno mugabo mpuye nawe ndumva mukunze iki. Nta muntu wigeze n'umukunda? Nta n'umwe. Ibyo bintu biragoye. Nari mfite umwana w'umuhungu w'imfura yanjye nkunda cyane, ubwo ngubwo mubwiye ngo ngiye gushaka umugabo, yari afite imyaka 17, ubwo ngo ngiye gushaka umugabo, mbona amarira abunze mu maso. Mama nudusiga tuzabana nande? Mama nudusiga ahangaha ko bene wanyu ubona bakwanze kubera amasambu n'amafaranga yari ahari, tuzabana nande? Iwacu harashize, iwanyu harazimye. Ese we nuduta hano mu mujyi wa Kigali ukajya muri Canada, tuzabana nande? Urabona ari nde uzatwitaho? Bene wanyu ntibashaka ko tubaho kubera ko tuzababaza 8 wawe. Iwacu ntibashaka ko tubaho kubera ko tuzababaza 8. Ma uradusiga ujya hehe? Naje kurara ntasinziriye mbitekerezaho, njya no gusenga, ndapfukama mbibwira Imana, Mana nkuramo umutima wuriya mugabo. Nabonaga ari umugabo mwiza kandi ucishije makeya witonze, ari kumwe na mushiki we. Mushiki we nawe barazanye aza kundeba, yewe baranamfotora, abana be ngo barankunda. Ariko naje gusenga Imana inkuramo umutima wo kumukunda, nawe numva ndamwanze. Kuva navanaho uwo mutima wo kumukunda, nahise numva nta n'undi mugabo nzakunda. Nahise 37. Neza neza 37, urumva ko wari ukiri na mutoya mo, none aragukunda uravuga ati ntabwo akareka wapi? Nanjye naramukunze, ariko abana banjye baramwanga, babunza amarira mu maso. Ndavuga hoya, ntawe uruta uwo nabyaye, umwana wa mbere aba ari we mwana. Ubwo rero nahise mbivamo, numva iby'abagabo ndabibuzwe, mbanga gutyo. Nuko waje kubanga ukumva neza neza utazongera bitewe n'abana. Yego. Ubu se ubu Tere ndumva warababaye cyane iki,
tujye no mu rwenya ni ubu ngubu neza nka biriya bintu ukina bya komedi bijya bishimisha nk'abantu. Ubu nawe nta kantu kigeze kugusetsa byiza ngo uvuge ngo aka kantu umunsi umwe karansekeje, agasitori waba warahuye nako niyo reka nze nguterera agasitori. Nyine natwe ni umuntu wigeze kukaduterera. Umukecuru ngo yagiye gusigarira ku muhungu we inka, yari afite inkima ariko yonsa, noneho ajya kuyimusigariraho agiye kurya. Ubwo ngubwo yaragiye yegera ya nka yaho ibyagiye arahicara. Umusore akaba yari arimo yuhira inka ze nawe ebyiri. Ubwo ngubwo arazamuka buhoro aragiye, inka zizamuka zirisha agera aho wa mukecuru yari ari. Umukecuru yakamubona aramusuhuje, abona agize ubwuzu. Umuhungu nawe aramuhobeye, baraganiriye. Ati uruwa hehe? Ati jyewe iwacu ni ku ijuru rya Nyenyeri. Ati wowe? Ati nanjye ntuye hariya mu Kadahokwa. Ati utuye mu Kadahokwa? Ati n'ukuntu hari babyara banjye nakundaga. Ati cyangwa nawe uri mubyara wanjye wo mu Kadahokwa? Undi ati ntabwo mbizi. Ubwo umusore yikatse ahantu azana urwagwa, baranyweye na wa mukecuru ngo baganire ibyo mu Kadahokwa. Ubwo ngubwo baranyweye, barangije umukecuru arishima, umukecuru akunda wa musore, umusore nawe aramukunda, bahuza ikiganiro, mbega baraganira bose baraseka. Baje kujya muri gahunda rero, barakundanye. Bahise bakundana, umusore yakundanye n'umukecuru. Ubwo ngubwo baje gukundana. Noneho rero wumva igishekeje, bamaze gukundana birashoboka. Noneho ubwo ngubwo umukecuru, umusore yaje gucaha, umukecuru nawe acaha, arataha kubera ko yamugabiye ya nka yararagiye, ayigabira wa musore. Ahita yimwihera kandi ari yari afite gusa. Ati wagasore we ko ku ijuru rya Nyenyeri, ndagukunze nkugabiye bihogo byanjye. Neza. Nkugabiye bihogo. Umusore yitera hejuru ati gahorana Imana nyakugira inka. Ati ungabiye bihogo byawe. Undi ati ayikata inkoni, aragenda yishyira muze. Amaze kuyishyira muze, umukecuru arataha. Amaze gutaha, ubwo ngubwo aragiye, ageze iyo abahungu be niwe batese mukecuru ya nka kuyitaye. Ati reka da, ati mbavaroga none ndakabura gaje wanjye, ndakabura runaka mbambaroga, ndagira ngo kubwire ya nka nayiha agasore ko ku ijuru rya Nyenyeri. Neza. Ati neza kankoreye ibintu biteye ubwoba bana banjye mutigeze munkorera. Ati ntibisoboka nayihaye agasore ko ku ijuru rya Nyenyeri. Mukecuru hita usohoka ugenda, wayihaye umusore wo ku ijuru rya Nyenyeri. Hehe, ku ijuru rya Nyenyeri ndabaho umunwa wanjye ubabwiza ukuri, nagahaye umusore wo ku ijuru rya Nyenyeri. Ati yampaye ku ijuru rya Nyenyeri. Niyo mukecuru tubwire. Ati ndababwira ni ku ijuru rya Nyenyeri. Undi murambaza iki? Mukecuru tugiye kugukubita. Munkubita iki? Kankoreye ibintu byiza ntaheruka, kankoreye ibintu bisimbisize. Iriya ni inka yanjye nakuye iwacu, n'indongoranye y'iwacu bampaye. Njyewe nayihaye agasore ko ku ijuru rya Nyenyeri. Tinayitanze rwose. Kakikaraga neza kakikaraga. Umva agakecuru karikaraga. Bati sohoka uve muri uru rugo, turaguhaze, udufatire inka uyihe umusore wo ku ijuru rya Nyenyeri. Nayihaye umusore wo ku ijuru rya Nyenyeri. Wari kubundi musaka hiki bana narababyaye ntimwambyaye mumbabarire. Nayihaye umusore wo ku ijuru rya Nyenyeri. Kakikaraga kiboneye sheri, kari kabonye sheri, karavuga ati ibintu bimeze sawa. Ubwo nyine umukecuru, abasore barakurikiye ya nka,
baragiye neza inka basanga yayitwaye Mm. birangira gutyo. Ngiyo inkuru ya mukecuru niyo nkuru yagushimije. watanze inka ye ariyo afite yonyine akayiha umusore wo ku ijuru rya nyenyeri. Mm. Ngaho nuko byagenze, inkuru ye niyo ngiyo Ni rwose. cyane nanjye biranze. Abavandimwe rero uwo ni umukecuru wari uhuye n'umusore aramukunda nawe ahita amuha iyo nka. Mm. Mm. Murakoze. cyane rwose cyane cyane urakoze cyane abantu uradusekeje. Iyo nkuru nawe rwose yaguteye irasekeje kandi ni inkuru yumvikana, irumvikana rwose. Urumva ko ibyo bintu ari ibintu byabayeho, apana bimwe abantu bajya bavuga ati ibi bintu ngo wapi. Ngo yarashaje ibaza narahura n'agasore. Basi Ubwo rero cyangwa dukuru umuntu aba afite ni twinshi cyane rwose. rero ubwo ngubwo abakunzi ba Julia TV ntamubonye twamuzanye, turajya tumubazanira abaha inkuru zitandukanye. Ewana murebe mumukunde, ni umuntu mwiza cyane. Ku bakeneye ko abavura namwe mufite indwara zitandukanye, mwakandika muri komenti tukabahuza nawe rwose ibintu bikagenda neza. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, mukomeze mubane natwe, muzajya mubona hano ibyiza bitandukanye, inkuru nziza, ibintu byiza bitandukanye byinshi. Rero nakagaruka. Ciao ciao.